ndagusuhuje kandi ndagushimiye wowe tubana umunsi ku wundi. Kuri uyu munsi turi ku munsi wo kwibohora. Ni umunsi ufite igisobanuro gikomeye cyane cyane ku mateka y'u Rwanda, na cyane ko urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiye mu 1990. Kuri ubu ngubu rero ingabo zifite igisobanuro gikomeye cyane muri urwo rugamba. Ni ekipe ya gisirikare y'abasirikare barinda umukuru w'igihugu, ni Republican Guard. Indi ni division ya gatatu cyangwa se abasirikare barashisha imbunda ziremereye cyangwa se intwaro ziremereye, ni ya mashini gani, ni za mashini zindi zisama ibisasu iyo babaga babiteye. Ubwo rero bakinaga umukino wa final, aho ekipe ya Republican Guard yongeye kwisubiza igikombe yanatwaye 2024 kuri 2025 ikaba igitwaye itsinze igitego kimwe ku busa. N'umukino wari urimo ishyaka ryinshi, dore ko ekipe ya division ya gatatu Western Lion yagaragazaga imbaraga nyinshi kuba yatsinda ekipe ya Republican Guard, gusa siko byaje kugenda umupira ugira ibyayo, kuko nko mu gice cya mbere ekipe ya division ya gatatu yabonye amahirwe menshi, ariko umwe muri ekipe cyangwa se mu gice cya kabiri second time ekipe ya Republican Guard iza yisize insenda, dore ko ikimara kuza ku munota hafi wa kabiri y'igice cya kabiri yahise ibona penalite yaje kutagira amahirwe yo kwinjiza, yabaye nkaho isaze, kuko mu minota mikeya niho bahise babona igitego cy'insinzi ku makosa yagiye aba menshi. N'umukino warimo ishyaka ryinshi rwose nk'uko muri mubibona, ndetse akaba ari umukino nk'uko mubona ku mashusho warebwe n'abantu benshi batandukanye, cyane cyane abayobozi b'icyubahiro mu gihugu. Nuko urumva ni Republican Guard irimo afande Captain Ayane Kagame, ari nawe wari uyoboye iyi ekipe. Ni ekipe yakiniye mu maso y'umuyobozi wayo, ni Brigadier General Willy Rwagasana, uyobora uyu mutwe w'ingabo zirinda abayobozi bakuru b'igihugu, harimo na Perezida wa Repubulika. Indi ni abandi bari bahari abayobozi bakuru, ni General Mubaraka Muganga, Chef d'Etat Major, akaba hari umuyobozi wa RIB, ndetse hiyongeyeho na Minisitiri w'Ingabo ndetse na Minisitiri w'Urubyiruko wungirije, akaba bari bitabiriye uyu mukino, tutibagiwe n'abayobozi n'abajenerali batandukanye muri East Africa ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye, cyane cyane ko bari no mu nama hano, ndetse kandi bari n'abashyitsi batandukanye kuri uyu mukino wabashe kuba kuri wa gatatu. Bikarangira rwose uko mubona ku mashusho ekipe ya Republican Guard yongeye ati turi intare tuzahora turi intare igihe cyose, nisubije igikombe n'ubushize yari yatwaye bwo bushize akaba yari yatsinze ekipe ya Military Police, gusa kuri ubu ngubu ikaba ibashe gukuramo ekipe yo mu burengerazuba yaho, cyangwa se ingabo zirashisha imbunda ziremereye cyane, akaba ariho bamaze gukuramo. Ni ikipe yageze kuri final itsinze Military Police nanone ibitego 3-1. Gusa umukino wabaye kuri uno munsi ukaba wabanjirijwe n'umukino wo gushaka umwanya wa gatatu, aho division ya 4 Infants yatsinze ibitego 2-1 n'ubundi Military Police muri uyu mwaka mu mikino yagaragaje imbaraga nke cyane, ko ubushize wasangaga ariyo irimo ihanganira igikombe, ndetse na Military Police na Republican Guard. Gusa kuri ubu ngubu byahindutse kuko ntabwo ariyo yabashije kugera ku mukino wa nyuma, kugira ngo n'ibirori byari binogeye ijisho. Ubona ko abafana bari baje ari benshi, bavuga bati dukeneye kuza kureba umwana wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ariwe afande Captain Ayane Kagame, aho rwose mu kibuga abonaga yari afite abafana benshi. Byabikoreka kubera ko iyo yafataga umupira wabonaga stade yose ifite ishyaka ryo kuvuga bati ni twebwe tuvuga ati twebwe turi abasitiyu. Abatoto benshi bari baje kureba rwose mukino uvuga bati ni abasitiyu. Reka nkureke ubundi ukurikire 5 ko umuhango wagenze umunota ku wundi.
banze iyo penalty uhita ushyiraho na plaque ushatse wanayikorera hano sawa kugira ngo nanjye internet sinzi kava ko turi gushyira nawe uyirebe nyine Now, let's continue. For the second place is BMTC Nacho for volleyball. This is going to be awarded by the Chief of Staff of Rwanda and his counterpart from the TPDF, Tanzania People's Defense Force. Major General Ahmed Salim Mwami, please come front to award the team. Yes, the team. Please come front for the award. As you can see, this awarding is a very good thing because it is deepening the ESC integration. That's what we want.
Thank you very much. Okay. Okay, sir. kabisa uri muririma ngo oye oye abaje kwegukana igikombe cya kabiri cy'ukurikirana mu mwaka wa 2024 nibo bagitwaye. Rero mwebwe icyo musabwa nta kintu ni ukuba tayari kuko ngiye gukurikirana live kabisa gutanga ibihembo hariya hasi cyane. Thank you so much. Honorable Minister, now the team come from this camp. Our referees, which were there, we conducted this game. Thank you so much for your role. Asante sana. Now the team to come from the first team of Republican that come from this. Agora que ele se mata,